yitwa Reyo, yitwa Gikundiro, yitwa Isaro ry'i Nyanza, yitwa ikipe y'Abanyarwanda. Ese ibi byaje gute? Ese wari ubizi ko abafana ba Rayon Sports bangana na 80% by'abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda? Muzabaze n'abakera, Rayon Sports bayivuga nk'ikipe y'abantu bose, ikipe itsinda umujyi ukanyeganyega, ikipe itsinda abaturage bakishima, yemwe n'utayifana ukabona yishimye. Benshi bavuga inkomoko yabyo, benshi bakavuga uko byagenze, ariko aho bigeze ubu buri mufana wayo ku mutima nuko yabona ibikorwa bya Rayon Sports nuko bikamunezeza. Bavuga ko kuva kera iyo mu gihe cy'abami aribwo Rayon Sports yavutse, ivukira ipfiye i Nyanza, ubwo ni Nyanza ya Butare, ariko kuri ubu yaje kuza i Kigali. Mbese kubera iki Kigali? Erega Kigali ni umurwa mukuru w'u Rwanda, niho abantu benshi bari gutura. Ntabwo ibyishimo byari buhere iyo rero, ibyishimo byagendanye n'abantu. Rayon Sports iyi mvuga ni ya yindi haba umupira stade igakubita ikuzura. Umuryango wa Rayon Sports ni umuryango w'abantu benshi. Kuba muri Rayon Sports rero ni iby'agaciro. Niyo mpamvu yitwa Gikundiro, niyo mpamvu yitwa ikipe y'abantu bose. Ngaho nayo ibaze 80%. Imibare igaragara bavuga ko byibura 8 miliyoni zo mu baturage b'u Rwanda bafana leta. Abayobozi, abayoborwa, abakire, abakene, baravuga ngo ni ikipe ya rubanda, aho buri muntu wese yisanga. Ngiyo Rayon Sports. Byantangaje, ese bijya bigutangaza iyo wumvishe ngo Rayon Sports yatsinze? Ese ujya ureba mu muhanda bari ibirori, umuturage muhuye wese, ubwo umucuruzi wese nakubwira Rayon.